Imana nigumye gushimwa, Imana nihabwa icyubahiro. Bakunzi bacu, uyu munsi twishimiye kubana namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe muryumva, ndetse n'izi tariki Imana ikaba yabongereye igihe cyo kubaho ndetse no kurama. Hari benshi muzi cyane bakuwe mu mubiri, mwari inshuti, mwari abaturanyi, mwari abavandimwe, ariko Imana ikaba yabacyuye bavuye mu mubiri. Byose burya biba mu bushake bwayo. Nawe ukuri ugihumeka umwuka w'abazima ukwiye gushima Imana, kuko niyo mugenga wa byose. Imana nibaha umugisha. Ariko muri aya masaha mureke tubanze dusenga Imana, tuyiragize ibyacu ndetse n'abacu. N'aka kanya ko kumva ijambo ry'Imana, reka tuyibanze imbere, niyo mugenga wa byose. Imana nishimwe kandi Imana igumye kubaha umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana ihoraho, witwa ndiho ntujya uhinduka, uko wari uri kera kose n'uyu munsi ni kuri, izina ryawe nirishimwe. Mana, kuri Bohoka ku Mutima TV tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Mana, hari abakurikiranye iyi channel bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze. Mana, hari abakurikiranye bari kwa muganga. Uri Imana itanga gukira, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko uri Imana ishoboye. Bari ahantu hagiye hatandukanye mu byaha, uri Imana igikura umuntu mu byaha ukamuha agakiza gafatika. Ngaho Uwiteka abaha umugisha, ngahagumya kubana natwe. Rero ijambo ryawe rihora ryera iteka ryose. Uwiteka nanjye ugiye kurivuga, unyambika imbaraga. Urakarama rero, ikibaranye ikuzo n'ibi byawe none n'iteka ryose. Amena. Ndatinze rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa. Ni ibice byaho bibiri, turahera ku murongo wa 4 tugeze kuri 7. Turataruka dusome 15. Ni ijambo ushobora kuba warumvishe mu bihe bigiye bitandukanye, ariko n'uyu munsi ureke rikubere rishya mu mutima wawe. Imana nishimwe cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Rahabu yakira abatasi. Kuri 4, ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha. Abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo, ariko aho baturuka, ariko ntazi aho baturuka. Kuri 5, nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda sinzi aho baganye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko babatasi yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Kuri 7, nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani, aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira. Imana nishimwe cyane. Iri ni ijambo ushobora kuba uryumvishe ukagira ngo ni ibyabaye ku Bisiraheli gusa, ariko uyu munsi ndagira nkwibutse yuko Imana ariyo itanga uburinzi, Imana ariyo ishoboye. Imana nishimwe cyane. Aha kuri 15 twatarutse twasomye imirongo mike ngo arabohereza, abamanuza umugozi, abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Imana nishimwe cyane. Kambanze ndirimbe igice kimwe cy'indirimbo ivuga ngo Rahabu niwe wahisha abatasi bari baje gutata i Yeriko. Ababisha babo bari babakurikiye, Rahabu abahisha mu nzu iwe, abanyuza mu idirishya ry'inyuma barakira. Ineza mbagiriye muzanyitura iki? Imana nibaha umugisha cyane. Ngo Rahabu niwe wahisha abatasi. Imana nihabwa icyubahiro. Hari umuntu Imana yaguhuje nawe w'umunyamugisha, wabaye nka Rahabu. Ukaba wavuga ati, se ko Rahabu yari umunyabyaha, Rahabu yakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko igihe cyarageze akorera umugisha. Imana nishimwe cyane. Tuye tunirinda guca imanza,
kuko ntabwo twebwe turi abacamanza, Uwiteka niyo mucamanza mukuru. Ngo Rahabu ngo yakiriye abo batasi, umwami arabimenya, aravuga ati ntahandi bahitiye ni kwa Rahabu. Imana nishimwe cyane. Rahabu ntabwo yigeze yihakana, avuga ati ntabo nabonye. Yaravuze ati ni koko bahanyuze, ariko bafashe inzira barakomeza baragenda, ahubwo ni mubakurikire. Imana nishimwe cyane. Aho uri ukwiye kugira ubwenge ukagira n'ibanga. Ntabwo ibintu byose ari ngombwa kuvuga ngo bimeze gutya bimeze gutya. Mureke dusabe ubwenge mu gihe nk'iki. Ngo noneho abari babakurikiye ngo urumva yarababeshye, arababwira ati baciye ahangaha, ariko kwari kugira ngo Imana igire ute ibarengere, ibane nabo, kuko urugendo rwabo rwari rwizewe n'Imana. Imana nishimwe cyane. Ngo noneho ngo Rahaba akimara kubikora gutyo, ngo yari yabatwikirije imigwegwe. Imana nishimwe cyane, yaboshye. Hari igihe Imana uzana inshuti y'umugisha y'umumaro ku buzima bwawe, mukabana ikagufasha, ikakugira inama. Ariko mu gihe nk'iki ukwiye kwibuka ati ese runaka twabanye, ese ko twabanye mw'ubu buzima, ese ko twabanye akanyigisha gusenga, akanyigisha gukorera Imana, akanyigisha nkava mu byaha nkihana, ese mu gihe nk'iki njya nibuka iyo neza. Imana nishimwe cyane. Uwiteka nabaha umugisha. Ndagira ngo mu gihe nk'iki wibuke Imana ahantu yagiye kunyuza, utudirishya yagiye gucishamo. Ngo kuko Rahabu yaje gufata umwanzuro, ngo abona nta yindi nzira yabanyuzamo, ngo abanyuza mu kadirishya. Imana nishimwe cyane. Imana yakunyujije mu kadirishya. Cya gihe urwaye urakira, ubasha gukira, urivuza biremera urakira, nyamara abandi mwari kumwe mu bitaro bakajya bataha ubareba. Ese mu gihe nk'iki uri kwibuka akadirishya Imana yagucishijemo, ukavuga ati nta yindi nkwiye kubaho usibye Imana, nta yindi nkwiye gukorera usibye Uwiteka nyir'ijuru n'isi. Ntabwo Imana ikorera ikintu guhomba. Hari impamvu yakurinze cya gihe, ikakurinda impanuka ikomeye yakugezeho. Hari impamvu Imana yakurinze. Ako kadirishya Imana yagucishijemo ukabasha kwiga ndetse ukabona akazi. Hari benshi cyane bize batabonye icyo gukora. Hari benshi cyane mwagiye mutangirana kwiga ntibabashe gusoza, ariko Imana ibasha kugucisha mu kadirishya. Ubasha kwiga biremera, umenya gusoma no kwandika, uzi gusoma Icyongereza, uzi kuvuga Igifaransa ndetse n'izindi ndimi zitandukanye, nyamara benshi ubwo buntu ntibabubonye. Ako kadirishya gaha agaciro mu gihe nk'iki. Wibuka ineza Imana yakunyujije, yakugiriye. Wibuka akadirishya Imana yagucishijemo, ubona byanze urimo uradepoza ahantu hagiye hatandukanye bikanga, ariko Imana ikitamura ikaguha akazi gafatika, ikakuremera. Mu gihe nk'iki buka akadirishya Imana yagucishijemo. Ureke gushayisha izina ry'Imana. Niba Imana yaraguciriye inzira ukabona akazi, hari icyo ugomba ubwo bushobozi ubonye gukora mu gihe nk'iki. Ntabwo iguciriye inzira ngo ujye mu byaha usubire inyuma, hoya, ahubwo iguciriye inzira kugira ngo ugirire umumaro abavandimwe, ugirire umumaro wowe ubwawe ku giti cyawe, ndetse n'igihugu cyakubyaye kigirire umumaro. Ntabwo Imana yagucishije mu kadirishya ukorera sosiyete zigiye zitandukanye kugira ngo usayishe ubuntu bwayo. Ni igihe nk'iki ngiki utekereza ati Mana burya cyagihe niwe wandokoye, ndi mu byaha, inkora ibyangwa n'amaso yawe, ndi umujura. Abandi benshi cyane ubujura bakabugenderamo, ariko ngiye mu gihe nk'iki nkaba naravuye muri ubwo bujura, nkaba nshobora gukora. Ni akadirishya Imana yagucishijemo, ubasha gukira. Imana nishimwe cyane. Ngo Rahabu ngo yabacishije mu idirishya, arababwira ngo ngaho ntimugende, ngo ariko tugiranye iki? Amasezerano. Ese ko Imana ibishimira ikaba izabaha iki gihugu, none amasezerano twagirana. Ibuka amasezerano, ibuka cyagihe uri gusenga ukavuga ati Mana nunkiza nzagukorera, ariko ugakira. Wamara koroherwa ukicara ukavuga ati ntibindeba. Ariko mu gihe nk'iki ni igihe kigeze ngo wibuke isezerano wagiranye n'Imana, uhiga ukavuga ati Mana nunkiza, Mana ubwo unkijije impanuka hari icyo ngiye gukora. Ni igihe nk'iki cyo guhigura, cyo guhigura umuhigo wahigiye Imana. Ni Imana mwasezeranye. Rahabu n'abari abatasi ntabwo ari we, ahubwo ni Imana yari iri hagati yabo. Ni Umwuka Wera wabayoboraga, bagirana isezerano kandi bararisohoje. Imana nishimwe cyane.
aho uri kunyumva uri, igihe wari urimo, ugahiga mu mutima wawe ukabwira Imana ati ni wowe kundengera, nundengera nzakora ibi, nundengera nzasura abarwayi, nundengera nzafasha abababaye. Mana numa kwiga nkabasha kurangiza, nanjye hari uwo nzarihira minerivare, ariko waribagiwe. Ariko iki gihe ni igihe cyo kugira ute, cyo kwibuka ukavuga ati Mana, hari uko nagenze kuko nibyo twari twagiranye isezerano nawe ndicamo, ariko ndongeye ndagarutse, nibutse ineza yawe, nibutse imbaraga zawe, nibutse imbabazi zawe, nibutse Uwiteka uko wankuye mu byaha, ukankura mu mazi abira, ukankura mu busambanyi, ukankura mu bujura. Ni igihe nk'iki cyo kubuka isezerano wagiranye n'Imana, ukayikorera uko mwagiranye amasezerano. Imana nibaha umugisha, Imana nigumye guhabwa icyubahiro. Ariko utekereza akadirishya kose Imana yagucishijemo, idirishya Imana yagucishijemo, ukaba uri gukora abandi batari gukora, mwarize bimwe, mwarize bingana, ukaba warashoye wowe bikemera, abandi barimo barashora bikanga. Ibuka akadirishya Imana yagucishijemo, wiheshe icyubahiro, uyikorere, ugire umutima wo kuvuga ati Imana nibutse isezerano nagiranye nawe cya gihe ndwaye ndi muri koma nkabasha kuvuga, ariko ukankurayo bikemera, benshi bari kugwa mu bitaro mbireba. Iki ni igihe cyo kwibuka ukavuga ati dirishya wancishijemo Mana, igihe nk'iki nanjye ni icyo kuguhesha icyubahiro, kugira ngo mvuge imirimo yawe n'ibitangaza, abihebye mbahumurize, abarwayi mbabwire ko ari Imana ikiza, ariko biri kwanga. Gerageza mu gihe nk'iki uhigura umuhigo wagiranye n'Imana. Muri cya gihe uvuga ati ntuza muri iri dirishya, numpa akazi, nungaburira, nunyambika nanjye nzambika abantu. Igihe nk'iki ni icyo kugira ute, gukorera Imana, ukibuka amasezerano wagiranye n'Imana. Imana nibaha umugisha. Mu gihe nk'iki ngiki mwibuke guhigura umuhigo mwagiranye n'Imana, kubera uburinzi bwayo bukomeye yagiye bashyiraho. Imana nishimwe cyane, Imana igumye kubaha umugisha, kandi twe gutatira igihango twagiranye n'Uwiteka. Imana igumye kubaha umugisha, murakarama, amen.